inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politike. bene wabo w'umugabo ntago mbashaka, aho kugira ngo bajye kubayo ari iwabo n'umugabo, bapfa kubayo ari bene wabo. Normalement abantu majorité nakubye Emma, niko rurimo umwana w'umugore ntago rugorana nk'urugo rurimo abana b'umugabo. Yes. inshuti bakunzi ba Iriba News TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu mukunda muri benshi. Imbere yanyu murahabona inshuti yacu, umuntu mukunda cyane witwa Mukazayire Immaculée, uzwi ku kazina keza cyane ka Yuyu. Yuyu, tuguhaye ikaze mu biganiro byacu. Arakoze Emma. Umeze neza? Ego, meze neza, uretse aka grippe ndwaye ariko ahandi meze neza. Grippe ngira ngo ni imvura ndeba yatwibese, niba yaragiye he ntumbaze. Muri iyi minsi ari ikintu nsigaye mbona, ariko si muri iyi minsi, ne kukubeshya, ni ikintu kimaze igihe, aho usanga mu mafamiye amwe nk'ubi wawe n'urugero, ngasanga haba murumuna wawe, musaza wawe, mubyara wawe, umwisengereza wawe, bose bari iwawe, urumva ni bene wabo wande wa Yuyu, ariko ukaba utahabona umuntu n'umwe w'iwabo w'umugabo. Waganira n'abagore ukumva arakubwiye ati ngewe rwose oya bene wabo w'umugabo ntago mbashaka, simbashaka mu rugo. Iki kintu ni igiki koko? Kubera iki twebwe abagore uba wumva wifuza ko bene wanyu ari bo baza bakaba iwawe, bavuye mu cyaro, bavuye za Samuduha, bavuye za Byangabo, bose baraje babaye iwawe, nyamara umugabo wawe nawe afite bene wabo hariya, baje kuba muri Kigali, baje gushaka imibereho ntibarafatisha, ariko ukumva ko mutabacumbikira. Buriya ntabwo mbizi ko baba babishatse, ahubwo ni amaburaburizo. Gute? Ukavuga uti kuko de préférence ukuntu ntekereza iyi miryango yose babaho nta wundi muntu waje kubana nabo. Gute se sha? Uvuye Byangabo nibwo ukinjira muri iyi Kigali, nawe uzi nta hantu ufite ho kuba, uje kwiga imyuga, uje kwiga gusuka, uje kwiga imodoka, nta handi hantu ufite ho kuba, wakwidebruya gute? Nyine nibyo mvuze, biragoye nyine, ariko amaburaburizo aho kugira ngo bajye kubayo ari iwabo n'umugabo, bapfa kubayo ari bene wabo n'umugore. Ako kantu uvuze, bapfa kubayo ari bene wabo n'umugore. Ako gupfa kubera iki? Kuko umugore ntago aba bikunze nawe, ari uguhitamo, nyine afite amahitamo, bari bumuhitishemo ngo tuze tubi iwawe cyangwa tujye kuba ahandi, yaba byuti mujye kuba ahandi. Ariko kuko nta mahitamo nyine, niyo mpamvu navuze ibi birarutanwa, agapfa kubabwira ngo bapfe kuza nyine kuko nta yandi mahitamo. Rero ntago ari ukubihitamo, ntago ari ukubihitamo kuko biragorana. Kuki ari abo kuri side y'umugabo ubwo utakwishimira ko bapfa kuza? Ubundi mu Kinyarwanda nubwo bavuga ko umugabo ari we mutware w'urugo, mutwe w'urugo, ariko umugore niwe mutima w'urugo nyine. Yego. N'urugo burya ruba ari urw'umugore kurusha uko ari urw'umugabo. Niyo mpamvu bavuga uti bene abo n'umugore baza bakiyumvikanira n'umugore, byaba ari ugushwana, yaba ari ugukundana, byaba ari ibiki, bakavuga uti nibura ubworoherane bushobora kuza ari mwene wabo kurusha uko aza ari mwene wacu. None yes, niyo mpamvu bapfa kuvuga uti, niyo mpamvu ndi kuguma nsindagira bapfa. Bapfa kuvuga ngo reka biwabo n'umugore bapfe kuza, kuko burya akenshi biba bije mu kuryama, biba bije mu kurya, biba bije mu gukaraba, muri gukubitana hariya muri
muri dushe kandi ibyo ni iby'umugore. Umugabo abyuka agenda, none umugabo akumva kugira ngo uze ubere umutwara umugore n'urugo rwanjye, no mushaka ahandi mujya, amaburaburizo habe bene wabona umugore. Yego. Aha, ubwo ntihazamo na ka kantu ko kuba ko gusuzugurana, wenda aba kuri sayidi y'umugabo bakaba basuzugura umugore, aka kantu koko ntikazamo? Yes, nako ntikabura nibyo nkubwira. Niyo mpamvu nibura avuga ute kugira ngo baze bansuzugurira umugore wanjye, cyangwa baze bagirane n'ayo matiku nyine n'ibyo bibazo byose, ntimuzi. Noneho abagabo hari n'ukuntu wenda babishobora byoroshye, yabwira abantu uti ntimubanyohereze marume, ntabwo nshaka abana byoroshye. Naho twebwe abagore hari ukuntu upfiramo, yakubwira ngo none wa mwana agiye kuza arangije segonderi nk'ibyo wavugaga, nurumva ngiye kuzamukohereza aze kuza, akabura uburyo abihakana. Zamuwe za kibyeyi? No, nagarimuwe no nagarimuwe ni use niki ni ya karakteri nyine, ntago tuzi kuvuga yego cyangwa hoya, tuzi guhaka. Urumva leta avuga uti no, none ukanavuga uti ninjya kubaza umugabo wanjye mvuge nkureka mbaza umugabo, arahita avuga uti ko wa mugore yashatse n'aba afite umugabo ni igikoko. None akajya kubibwira umugabo ati rero marume cyangwa mama yambye muri umuna wanjye agiye kuza. Umugabo nawe urumva bya indi bya kinyarwanda ntago ari buvuge ati umva ntazi, oya ari buvuge okay niba wabyumvise nta kibazo, niwe mugore mu rugo mwihoreraze. Ariko ku buryo n'umugabo ashobora kuba ari gushirirwa, nubwo nawe bamuhamagara ngo ajye kuzamwe n'abakambya, yewe mushakani mujyana inzu yuzuye bene wabona umugore. Rero nta uba yabikunze ibyo byo kuvuga ngo ni impuhwe za nta by'impuhwe birimo, ni amaburakindi. Ni amaburakindi. Bivuze ngo bibaye byiza buriya byagenda bite? Umuntu yabafashiriza aho bari cyangwa akaba Yes, aba bantu nibyo nakubwiye, couple bari buze kubamo mu rugo, ubabajije amabura bari mu by'ukuri akakubwira uburyo abyumva mu mutima we, urwo rwego twararugezeho. Nibyo nkubwira kuko abanyarwanda hari ibintu byinshi dukora dushinyiriza, dukora dushinyiriza juste tutabikunze, ariko ukavuga ati yewe bazavuga ngo ikize uko rushinyirije. Ariko ari byo kuvuga ari amahitamo, ufite n'ubwo bushobozi bwo kubavuga yego mu gihe ari yego, hoya mu gihe ari hoya. Abenshi bababyira iti ntimuzi, niba muje no kudusura na weekend hari igihe bari ndende, wera kwa gatanu kazataha kwa mbere, hari igihe bari ndende bayumva mwaza kudusura ku cyumweru tukabitaho wenda, cyangwa kwa gatandatu ubundi mugataha. Rero ari abo ngabo muje gusura mu by'ukuri pourcentage nini biba ari amaburaburizo. Bivuze ngo ni umutwaro bien sûr, ni umutwaro. Abantu benshi ntibanashobokane nyine n'ibyo ngibyo, umwe akumva n'ibyo reka kuvuga ahubwo n'abaza hari, noneho n'abaza bose kote y'umugabo bahari na kote y'umugore bahari. Kote y'umugore bahari, kandi abenshi banyura ku mugore. Niyo yaba ari abi wabona umugabo kuri cya kindi nakubwiye, niba uje kuba mu rugo harimo no kurya no kuryama n'ibiki, nibyo byumvikana cyane. Rero banyura ku mugore. Hari n'igihe umugabo mushaka kuvugana yema ni musaza wawe, ukamubwira none se bro, uyu munsi tuvuga bro ko nashakaga kuza, cyangwa mama wawe cyangwa papa aramugwamagariye, ahita akubwira tubibwire madamu. Tubibwire madamu. Noneho madamu akaba ari ubibwira umugabo, kandi byaturutse ku mugabo. Hari umugabo w'umushuti wacu yigeze kumbwira, afite mushiki we wananiwe n'urugo nyine, yananiwe n'urugo ruranga, umugabo akajya anamukubita. None rimwe rero ngo agiye kumusura, arangije ngo bapange inama na mushiki we, arambye ati rero wowe uzahambire madamu kwa kabiri ataha mbere yanjye, uzahambire utaha ujye mu rugo nka saa 5, uze n'umwana wawe ujye mu rugo uhagume. Noneho madamu urumva arataha mbere ahagusangiye ntarataha. Ni nuko byagenze. Umukobwa yarahambiriye, araza n'umwana, yari afite umwana umwe, araza agera mu rugo. Ageze mu rugo madamu yatashye nka saa 11, asanga umukobwa n'umwana, muramukazi n'umwana. Ati amubwira amakuru, ati nyine urugo rwararariye nabuze aho kujya pururu. Umugore akubiswe n'inkuba, ati none umusaza barakwica.
urumva agihamagaye bwana urumva ati kanaka yaje n'umwana tuzi ukuntu ameze yabaye nabi umugabo arisararanze ati gute atagiye iwabo mu giturage ngo bafite ababyeyi urumva arisararanze kandi niwe wamugiriye inama urumva umugabo aramubye atumva nagende umugore ati bumuretse aruhuke ameze nabi wa mugore naga ari impuhwe nuko ari ubabona umugabo amaburaburiza ubwo nawe yarabyivugishijwe ngo yumve ko umugabo akazakaza umugabo atekwe ubwo ari wowe ubivuze ati yabivuze rimwe kuko uwo mugabo azi umugore uburyo agira amahane nta na santima yabikorera ati niba nyine nuko ari wowe ubivuze nyine nahaguma ariko ntazahatinde nuba aracyahari ubanza hamaze umwaka ureba kuko rubu yabonye akazi ameze neza ariko uwo mugabo yatubwiye ukuntu nyine yazikinnye niyo mpamvu nakubwiye Emma baba bababaye hano ntago ari ibyishimo ntago ari amahitamo ariko urumva n'utuntu bene utwo bagenda bakinana gutyo kugira ngo bahagume ariko bibaye byiza umugabo n'umugore n'abana babo babana ibindi mukabusura utavuga ngo uje kuhaba none se urugo niba ari urw'umuryango umuryango nyine ntiyaba harimo umugore n'umwana se n'abana n'umugabo bashangazi na batate se bose umuryango nyine nibaze badusure batahe cyangwa kuri needs birashoboka hari igihe umuntu aza afite ikibazo ararwaye ari kwivuriza mufite icyo muri kumukorera nyine nibyo birashoboka nk'ibyo wavuze Emma aje kukwiga ni service nyine mu mufashe ariko ntabu umutwaro nibikunda vuba ahave vuba bishoboka kuko kuhaba namabura kindi namabura kindi rero bafashe borohereze nibakabihiriza abantu uburyohe bw'urugo rwabo no niba nimugire mugende niba ari agaservice ukeneye niba uje kwiga amezi 6 bashobora gushinyiriza akavuga uti reka dushinyize ko nta handi afite ajya ahabe nyine amezi 6 ariko narangiye nawe ko ruzi ko hari abantu bangamiye kuko abanyarwanda ntidufite ubushobozi bwo kubivuga ntabwo uri kumwicaza umubiri tuzi n'ibindi genda uraturambiye oya baragumaho bagume babihiwe mu rugo rwabo mu rukundo rwabo babera umutwaro rero wa muntu wahaje bagomba kugira iyo mentalite birashoboka ko wabikenera ariko ufite impamvu ufite mujye nta mahitamo ufite ariko wicara uri gushaka ni mahitamo plan B kugira ngo bisa abantu bibereho neza cyo ndacyumvise ariko se ndagira ngo kugira ngo abadukurikiye babashe kumva neza iyi ngingo turi kuganiraho noneho komoza no kuri iki kintu kijyanye n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo uyibuke nayo wibuke ko hari abana benshi ako ubu barakuze ariko hari igihe amateka yo aguhitiramo ibyo wowe utifuzaga ukazashiduka wowe ugomba kuba kwa nyoko wanyu Emma nta yindi choice ufite nyine nabivuze ntabwo mvuze ko bitabaho birashoboka cyane ni nayo mpamvu Emma wa muntu iyo mwabanye iyo bigeze igihe nyine kwa kundi akora abaho ari gushaka plan B bigeraho iyo ari nko kubashimira ujye ubona nk'umuntu ari kugraduatinga kenshi cyangwa mu bukwe aravuga uti mbaranyihanganiye nabaye mu rugo rwabo imyaka ingahe nzi ko bitoroshye ntabwo biba byoroshye ni sacrifice ukavuga uti kuko nta yandi mahitamo Emma nta handi afite aba nazabe hano ni njyewe mukuru wasigaye mu muryango birashoboka sinabibi ariko uwo ari we wese uhari nutangira kuzamura ubwenge genda ushaka plan B ushaka plan B uvuga iti hano ntago nzahaba ibuzira herezo kugira ngo ubise babantu rero ariko hariho abantu bumva rwose akumva ni na droit nk'ibyo wavuze ngo urugo ngo n'urw'umuryango akumva ni droit nibwo atangira kuza niba bashyuhiriza nyir'urugo amazi nawe bamushyuhirize atangire kumva yagagaye nkaho ari droit no ni faveur akaryama mu ntebe yes ni faveur ntago ari droit y'umuntu rero nuko nguko mu gihe nta mahitamo ahari cyangwa njya nkunda kubivuga entre les deux monts on choisit les moindres
rero reba igipfa amaburaburizo uvuga iti reka ngume hano ariko ntuhage ngo ugereka akaguru ku kandi like if wageze iyo niba wowe ntacyo bigutwaye ubangamiye abandi yumva ko hari abandi bantu uri kubangamira rero yego twese abanyarwanda dushaka kuvuga hari abanyarwanda ashaka no kukumvisha ngiye mana iyo nyine nta bantu bari mu rugo mba numva hari irungu arabeshya arabeshya normalement abantu majorité nakubye Emma niba aba bantu bashobora kuba bahari ko kabivuga bikuye ku mutima pourcentage nta na 3% irimo tuvuge tubyemere ko banahari ariko burya bari kwiruhutsa kuko niyo baganira n'inshuti zabo baravuga ngo shawuze ukuntu twari tumaze iminsi tugira ni nabyo bya bindi by'abagore ahita buza n'ibiryo ubu dusige dukoresha gaze ibyumweru 3 cyangwa ukwezi nyine nta bantu benshi imvange zitwisha ubu turi kurya neza nta gafuru kaherukaga muri iyi nzu ariko naza havuge nk'umweca hari igihe banafunga ibikapure ubona bari kugenda ukumva ngo ubu koko muradusize mu mutima ari gucelebrating ati ngize Imana urumva rero rwose nyuma rero harimo umuntu w'umushuti yanjye umwe uri kuri urwo rwego rurenze Imana uramuzi azi ubwenge abugiti nta mwene wacu nshaka mu rugo rwanjye nzajya mbafasha sinjyenyine ubi Kigali mujye mu zindi miryango ariko nta muntu nkeneye kuko akenshi binarangira nabi akenshi birangira nabi ariko abanyarwanda benshi ntabwo ubwo butwari babufite Emma urashinyiriza urare nyine utaryohewe ukamara imyaka myinshi utaryohewe ariko utamubwira ngo ntabwo ngushaka cyangwa se cyakuzanye ko kirangiye kutagenda oya ukaba utatinyuka kandi ntushobore kubimubwira ukagumaho ushinyirije rero ni byiza ko umuntu nyine ababandi babikora bumva ko nta umuntu babiryoheye nuzakubeshya ntago biba bimuryoheye nako ubunyarwanda ko kujijisha gusa tukiri kuri iyi ngingo mise nibuka kandi kantu uyu munsi abagore muranyihanganira ntago nabibasiye ariko n'utuntu ngenda ntekereza nkora amaobservation ngiye mu ngo z'abantu cyangwa abo tuganira hari umukobwa uherutse kungisha inama ntago ari mu Rwanda yangishije inama ambwira ukuntu umugabo we mbere akiri umusore nyine ni umusore ntibari abana yabyaye abana 3 hanze ku bakobwa batandukanye noneho uwo mukobwa ni umucuti wanjye arambwira ati bari kunsaba ko tubana ariko abo bagore be bamubwiye ko naramuka ashatse umugore buri wese azamuha abana be ati rero ikibazo mfite ni iki ngiki ati ngewe kubana n'umuntu ufite abana ibiki n'ibiki ngewe uwafite umwe umukobwa afite umwana umwe nawe ati rwose simbishaka n'ibiki ndamubwira nawe se wowe umwana wawe azabahe ati tuzabana nese kuki wumva we atazana be ngo mubane ngo hoya ngo burya ngo abango kuba mukase w'umuntu n'ibiki n'ibiki ndagira ngo mfashe ugira inama abakobwa bashobora kuba bafite si ikibazo nge simbyita ikibazo n'umugisha n'umugisha niba ufite umwana umwe umugabo afite 3 cyangwa afite 4 cyangwa afite 10 ko niba umukunda wakora iki ni byiza icyambere nk'uwo muntu kuko yabimubwiye ntago abamutuyeho numva icyo ari ikintu cyoroshye kuba yafata umwanzuro akambiti ibi ndumva ntabashaka ibyo bigatuma nyine batabana kuko birashoboka kandi nibyo nagarutseho ari mahitamo ufite shwa ntago wahitamo kuzana abo bana 3 none b'abagore 3 batandukanye ngo mubane ntago byoroshye ariko uwo muntu niyo baba ari ab'umugore umwema nakubwiye ntago biba bije kuryoshya ubuzima pourcentage nyinshi ntago biri buryoshya ubuzima birashoboka nyine ko mwabana n'ubuzima bugakomeza it's okay ibyo bisi n'ikibazo ariko navuze ngo ari amahitamo rero uwo muntu aracyari mu kibuga aracyafite umwanzuro yafata aracyafite umwanzuro yafata kuko aba bantu birashoboka kandi koko niyo mpamvu no mu kinyarwanda iyo bavuze ukumva mukaso hari imigani ya mukaso ariko ntibavuga umugabo
ntago ngo no kubera iki nyine nibyo nkubwira urugo n'urw'umugore bya biryo kuko ibintu bapfa ni ibintu bitoya cyane. Ntabwo yuhagiye umwana mu ibase, ntabwo amuryamisha ahantu heza, barya ibiryo bitandukanye, imyenda umwe amugurira myiza yagize. Utwo tudetaye ni utw'abagore normalement. Niyo mpamvu urugo uba wumva umuntu waza mu rugo byafatwa umwanzuro n'umugore kurusha uko ari umugabo. Yes, utwo tudetaye twose ni umugabo n'umugore nako udukora. Niyo mpamvu rero nkubwire umwana niyo urugo rurimo umwana w'umugore ntago rugorana nk'urugo rurimo abana b'umugabo. Yes, kubazana kuko umugore utwo tudetaye twose ni n'utwo ngutwo. Niba umugore ari ugiye koza umwana, niba ari ugiye kubagura imyenda, niba ari ugiye kubagaburira, ukora ni ukosa. Urumva haboneka n'amakosa menshi y'umugore kugira ngo bize byitwe mukase kuko ari uri mutwo tudetaye twose. Naho umugabo no kuvuga uti amafaranga nguhaya tugende turasohotse ku cyumweru kurabajyana bose nta gikanganye, tugiye gusenga turajyana. Ibyo ni ibintu biri big bitari buzana utubifu dutoya. Niyo mpamvu rero amahitamo haba mu rugo umuntu umugore yahisemo. Rero rwose ari amahitamo kuri abo bantu, abo bana babaho bari. Niba ari ku mugore umwe bakabafashiriza ibyo nubwo bigorana, ariko rero ni kwa kundi abantu bareba ikidufitiye inyungu twembi. Hari abo njya numva ukumva ngo indezo ziragorana, ngo uzi buri joro umugore ngo ari kugwamagara ngo umwana yarwaye ngo njyanira babagore ngo umanateshanya umutwe. Umwana yarwaye igicurane, umva nanane kuva kwa muganga waje ukandeplasa, none ukumva umugabo wawe buri kanya n'abajyanye kanaka kwa muganga ngiye kumuvana ku ishuri yabuze ukuntu ataha, ukavuga uti aho kumva izo nduru mu matwi namuzana twaguma mu rugo. Rero nibyo nkubwira, ni byiza ko uwo yamubwije ukuri mbere nareba ikihitamo, ariko nta kiba cyoroshye muri ibyo byose, nta cyoroshye. Ari ukuguma iyo ntibyoroshye, ari kumuzana mu rugo ntibyoroshye, ariko bitewe n'ukuntu ateye azareba icyoroshye. Byose birakomeye, amaburaburiza azareba aho yapfa guhengekera. Ntabwo ari wowe wenyine navugiraga, nagira ngo n'abandi muri rusange bumvireho. Ariko se nibyo koko mukaso wa mugari abantu hari n'ababafata nabi cyane, ariko njye hari n'abo nzi beza banaruta umubyeyi w'umuntu cyane rwose. Mukasa akakubera nyoko akanamuruta, banakoresha effort nyinshi. Umuntu rero umwana utari wakoresha effort nyinshi cyane burya cyane, kuko nibyo nakubwiye de preference babana ntibaza kuba muri rwa rugo, kuko n'abana bavuka neza kuri abo babyeyi bombi baba ba victim, ntago bari bo bari priority. Mu mutima bayumva ari bo yagira priority, ariko kubera hanze nibyo nakubwiye akavuga Imana yanjye, nibura umwana we yakwambara inkweto zicitse aho kugira ngo umugabo yambare zicitse. Rero urumva umwana ahita aba victim. Babana hari igihe bagakosa umujinya kugira ngo ukupite wa mwana ukawutura umwana wawe, kandi si wowe wabikoze. Yes. Rero baravunika, aba bantu ba mukase baravunika, noneho bakanabihiriza abana bavuka muri urwo rugo direct, birabavuna bikababihiriza. Niyo mpamvu amaburaburizo ni amahitamo ahari, ntibahaba mwagumi yongiye rwose. nta mabura kindi nk'uko wakomeje kubivuga. Hanyuma rero ibi bintu uko bikomeze kuruta uko nabyumvaga ngiye. Ubwo inama ariko nanone ukurikije ukuntu bisobanuye hari uwahita atinya iki? Atinya akavuga ati ndamubenze tu. Unamubenge niba yumva bitavamo. Ni nayo mpamvu Ema bibaye byiza abantu bashakana aribwo bagiye kubyara, mukabyara abana banyu mukabarira, cyangwa wa undi mwabyaranye akaba ari we mushakana, kugira ngo nabaza babe ari barumuna be n'abashiki biba byiza kurushaho. Naho hano hanze hari abagore benshi banga gushaka, ukumva yaratandika akavuga uti nta wundi mwana, ntabwo nashaka undi mugabo ko mba numva ntabyara abana badahuje bazi, juste kubera bazi icyo kintu uburemere bwacyo. Ariko rero icyiza
nuko niba abantu banabiganiyeho wabijya mubizi kuko birahari ababyaye ni benshi abatandukanye nabo bari barashakanye ni benshi kandi bumva bakongera gushaka rero ni byiza ko mubiganiraho mbere ubiganireho urebe ubushobozi bwawe ufite mfite ndi inshuti yanjye igiye kuvuga uti singiye kubeshya kandi afite umwana uwo mukobwa yarabyaye afite umwana yabyaye ariko ajya avuga uti sinshobora gukundana n'umusore ufite umwana ntibinashoboka ntiyaza no kuntereta ati ngewe nari mvuze izina ry'Imana imbabarire ati ngewe ntabwo narerera umuntu kubera aturiya mu ruho hati umwana nta kintu ukora ngo bikunde umuha amata akaruka amaraso ntibikunda ati rero ngewe nibyo nakubwiye uko wiyize ngewe yuyu nshaka kuvuganisha nukuri umwana disi namurera na 3 5 abazanye nge nta kintu bintwaye nubwo ukoresha imbaraga nyinshi ariko uburyo wiyizi ukavuga uti nabarera niba nawe wiyizi ukavuga uti ubushege bwanjye nazamumena umutwe ati ibyo byo kundatishaho niko umukobwa ajya avuga ati ibyo byo kundatishaho ngo suwanye ngo ndi mukase ati namubabura kumva ati ibyo ngiye ntiwabinzanaho rero nibyo nkubwira nkunda umuntu wimenye wariyizi niko avuga ati sinshobora rero iyo ni character atitaye kuba afite umwana ni umuntu uzakunda uzashakana n'umusore udafite umwana rero ikintu kiza gihari izo ni situation ni realite ziri hano abantu bafite abana mbere batarashaka barahari ababyariwe n'abandi bantu bakaba barashakanye n'abandi bagore cyangwa abandi bagabo batari bo bashatse abagabo baciye inyuma abagore babo cyangwa abagore baciye inyuma abagabo babo bakabyara abandi bana izo ni realite tutarenga ariko banza wimenye uvuge iti yes iki kintu ndakizi ntihagire ugihisha bikintu kubimeze hanyuma witekereze uvuge iti harya ubu nzabishobora uvuge iti tubireke tubireke aho kugira ngo mbibeho imyaka myinshi mbabaye ntaryoherwa n'ubuzima reka mbireke wenda ndababara iki gihe gitoya tubireke rero urumva nuko biba bimeze n'abantu bafata imyanzuro nzundi muntu hano Kimironko acuruza Kimironko yashakanye n'umuhungu yamubeshya ataramubwiye ko afite umwana bamaze gusezerana mu murenge kwa kundi hasezerana couple nyinshi ivuye gusezerana ariko abandi bagisezerana umusore ahita amubwira ngo sheri ngo mfite ikintu nari naraguhishe ngo nshaka kukubwira nonaha ngo undi aramubwira iti cyo ni igiki ati ntumbwira abona arahindutse undi aramubwira ati none se uragikoraho iki ko tumaze gusezerana bakicaye mu murenge intonganya zahereye aho nimvuga akora Kimironko umuntu ubu yaranashatse undi mugabo ariko baratandukanye bahereye aho ntago bagiye kwiyakira yambye ntabwo ntibishoboka ko nakubakira kuri icyo kintu bavuye aho kwiyakira umukobwa ntiyagiyeyo ntabwo yagiyeyo bavuye aho umukobwa ajya ku murenge gusaba gutangira process ya divorce rero nibyo navuze hariho abanyarwandakazi n'abanyarwanda bari serious bafata umwanzuro urumva uwo musore yari yumvishe birarangiye twasezeranye no way undi nawe ati ntabwo icyo kintu nacyubakiraho nubwo baherukana umukobwa yarabyaye afite undi mwana nyine yaje gushaka yaje gukora ubundi bukwe n'undi musore rero nibyo nkubwira nta bintu byo kugendera mu kigare ngo utavuga ngo atazavuga ngo ndi umuntu mubi namwangiye umwana no ni wumva uburyo uteye ni wumva ibyiyumviro byawe bidahura vuga uti ntabwo bino bivamo nyine icyo wanakimwangira ntiwamubaze se wa musore mwapfuye iki cyangwa umukobwa mwapfuye iki atafite umwana afite abana babiri kandi nge ntabwo nabishobora kubana n'umugabo ufite umwana full stop biriya biguha amahoro kurusha kujya kwihambira mu rugo uzi kutazanezerwamo ubuze ikintu cyiza iki kintu cyo kubwizanya ukuri mbere yo kubana ukamenya ngo ngewe n'ubuyema bwanjye uko nizi uyu mugabo ufite abana 6 nzamushobora cyangwa se nzamushobora ikibazo rero kibaho wa mugani no kutabwizanya ukuri cyane ukabimenya ku munsi wa nyuma utangiye kubona baje gusaba indezo n'ibiki noneho rero reka tugaruke kuri aba bana tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hanyuma aba bana rero igihe bibaye ukumva uzabishobora wenda wifitiye umutima nk'uwahema wikundira abana wumva na sacrifice zose wazikora ku bana wumva uzabarera nk'abawe aba bana bo barerwa na mukase nta gihe babananirana barananirana cyane nibyo
mu kinyarwanda hari imigani itari friendly bajyaga bazana, niba ujya kuvuga nyine ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Sacrifice zose zo wumva Emma ngo nzamurera nk'abanjye, ari aho azi ko ntacyo wakora wenda na 40% ntiwayigezaho. Urumva nibura iyo biba ngo akabura ntikaboneke ni umubyeyi w'umuntu, nibura wapfa kubyumva yo nyine ukumva ko bari ku rwego rumwe. Ariko niba ibyo babivuze ubwo ni societe twagiye dukuriramo, ça c'est un. Ikindi ukumva hari imigani ivuga ngo umwana wundi abishya inkonda. Urumva bisobanuye ngo hari imigani bagiye berekana ko umubyeyi, umugore utabyara umwana nyine nta bindi bintu, nta rundi rukundo, nta mpuhwe ziri aho ngaho. Urumva niyo mpamvu rero biragoye. Ariko umwana ashobora kuba mubi cyane ko agendeye kuri ibyo, buri kintu cyose ukoze akakireba muri kwa kundi muri akabura ntikaboneke, muri buri kintu ukoze akakibona muri negative, birashoboka cyane. Nyina wundi ntaba ari nyoko wa mugani. Urumva rero icyo kintu bakiremye kiri aho ngaho, iyo migani iri aho. Hari umuntu ujyaho Emma n'ibyo ushaka kusuri kumusekera nk'uko sheri bitata buriya akakubonamo gusa ikindi kintu, kuko ariko societe iteye no kunabamo ijambo ati wibuka kutari mama. Rero ibyo nibyo ntago ari uko nyina wundi aba ari ubaye mubi, no n'abana ashobora kuba mubi. Nibyo navuze, ntago biryoshye. Bibaye amahire warerwa na nyoko wa mugani ukanarerwa na so, bibaye amahire. Ariko mu gihe bitakunze nyine nicyo cya kindi ukora icyo umutima ukubwiye. Niba wowe Emma wumva ko umwana wamureze uko wumva tuti maximum, ukumva wowe ubwawe umutima wawe murahamanya na ya mana wumva muhamanya ntacyo wicinda, be fine, kora icyo ugomba gukora. Ariko bibaye byiza cyane tukareka iby'ibyago by'ubupfubyi n'iby'ubuki, kuko iyo ari n'imfubyi arihangana. Ntabwo ari kimwe n'uvuka kundi mubyeyi uri around aho ngaho, uwo ngo abadanangiye umutwe we. Ariko ari imfubyi aba yumva nyine nibura uyu mubyeyi yambereye umubyeyi, ahita byumvamo sacrifice we kurusha wa wundi nyoko ari hariya, iswa ari hariya, aba yumva atazi ibyo urimo nyine. Ariko nuko niyo reality hari. Ariko umuntu akora ibyo ashoboye, ukumva wowe utuje cyagiye uryama ukumva wavuga uti nakoze ibyo ngomba gukora, nta kibazo. Ariko nta kundi babiri bugende. Rero umwana ashobora kuba mubi akaba ari ukunanira, cyangwa umubyeyi nyine akaba ari uba mubi, byose birashoboka. Soreza kuri bene aba bantu, aba bagore cyangwa se abagabo babana n'abantu bafite abana pembeni, bagira inama. Nibyo bya bindi. Icya mbere cyo numva aba bana nabo iyo babibwiranye mbere nta kibazo, ubwo bitewe n'uburyo yiyumva n'ubushobozi afite. Wa mugani niba wumva ufite abo bantu bose ushoboye kubarera, umufite uburyo mwabyumvikanye, it's okay. Harya babita gute, sizagaterume bakorana ngo nikira ngo na amajyambere ni birongoranwa, ngo azanye abana niba bibirongoranwa, sizo uburyo babyita babantu. Niba wumva rero bishoboka bitewe n'uburyo uteye n'uburyo mwumvikanye, mukumva mugiye kuvanga imitungo mukavanga n'abana, it's okay. Ni mubavange, ubwo mufite uburyo mwabiteguye. Hanyuma niba ubyumva wanabyeme kubikora, kora to the maximum. Ubu umuntu mwiza, ubikore nk'umubyeyi mwiza nyine, kuko finally ibintu dukora biratugarukira. Ushobora kwijijisha uri kwereka isi n'abantu around kumeze neza, kuko hari n'ababaho ngaho Emma ukabunkorera ubugome, haza abantu n'ababandi papa wawe yaza akakwereka umwana yahaze bariye kari, kandi uzi ko wamukoreye ubugome, bya bintu biragaruka bibagarukaho. Ubugome ubwari bwo bwose uburyo wabukozemo, cyane ubwo wakoreye umwana uri innocent, inzira karengane ukayikorera ubugome, burakugarukira cyangwa bukanagarukira n'abana bawe towutaha. Rero niba rero umva wabitekereje ukavuga umuntu afite abana 4, mfite 2, afite 5, mfite 3, it's okay.
rero muba muri bakuru ni mubikore neza hanyuma wumva uri na proud y'icyuri cyo kuko ikintu yagikoze wakihitiyemo nta mvune ibamo ubwabyo biravunnye noneho ubikoze utabihisemo utabifashe umwanzuro byakuvuna cyane ariko nibura iyo wabifashe umwanzuro ntabwo biza biremereye bizu byiteguye warateze ibitugu ni urugamba ntiba byoroshye ariko nibura ubu bizi kugiye kubana nabyo nyine ukabana nabyo neza gutyo Yuyu turagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye Imana iguha umugisha urakoze cyane